Turacyari kuri ya mikoro ni imwe ni Celebrity Xmas Party igitaramo kizaba ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 hariya muri ka Kigali bizaba ari more fire. Uyu mugabo turi kumwe nta mazina ntago byo ngibyo birimo kano kanya. Ubwo umunyarwanda utamuzi naga ari umunyarwanda. Hazominge fresh abantu basomere. Cyangwa tubasomere. Celebrities Xmas Party. Hanyuma itaye wacugiza amahirwe ndagufatisha ariko muri iminsi uri hit kabisa. Imana ishimwe. Hari indirimbo ufite yitwa Bloka. Icambwira nk'ikintu mood wari uri muri amonsi utekereza kuri ira ndirimbo. Bloka ni ijambo nakuye ahantu kure. Niyo mbona risimbura nari gukoresha iryo ariko nyine byaranze ndaza kubikubwira nibakuraho mikro nibakuraho kamera. Hanyuma Bruce kino gitaramo ni Celebrity Xmas Party ibyamamare nyarwanda byose mu nzima ibi bintu urabona bizashoboka bizashoboka kuko hari igihe ibyo bintu bijya bibaho nta wabiteganyije nta n'uwabiteguye tujya duhura n'abandi bantu igihe cyinshi kandi bikaba bibaye hosta kandi ari surprise ugasanga nawe ubwawe uratunguwe rero bibayeho byorganije ndumva ari igitekerezo cyiza kandi twishimiye no guhura n'abantu bacu bazaba bashaka kutureba muri icyo gihe nanjye hari ibyamamare nzaba nshaka nko kureba nk'ikihe aduhishurire nk'umuntu uvuga ati uriya muntu kabisa ndamutse mubuze Boskizo waba ndaburije utaramutumiye ntago nzi ko mwamutumiye ariko hari umumama witwa Speransia arankorera bikomeye wo mu Runana oya ntago ari mu Runana Speransia nuwahema go freshman oya duhishurire ndamufana Speransia ni umugore wa Seburikoko. Yes kare twahuye n'umuntu tubwira ati uramutse uri tubura Sebu nta kintu muzaba mwakoze. Uyu munsi Bruce baravuga ati Madame Sebu baramutse habuze. Ubundi njyewe ndamwemera uriya muntu. Akina neza filime mbega nko muri iriya filime ni unkorera. Mbwira nk'akane Speransia yigeze gukina ukavuga turankoze. Yigeze kudiha karaka tipeke ewa. Ubwo yigeze kudiha Seburikoko. Ntamuwe. Hanyuma Bruce we abantu bakwitege hiki kuri Etikape tuzayitambukaho mu buhe buryo mbibabwiye ntago bazaza nzayitambukaho mu buryo bwanjye kandi bwiza ubwo nyine ukwiriye kubira bagomba kuba hari nizere ko nta makamera menshi azaba hari ku buryo n'umuntu utaje abireba ntago ari byiza ubundi umuntu wishyuye n'utishyuye ntibagakwiriye kubona ikintu ku rwego rungana abantu bo kuri YouTube ntimundebe nabi ntago mwahigereye nyine utagera ibwami abeshywa byinshi. Bro turi muri gukora video yawe na Khalfan y'indirimbo yitwa Power mu magambo make ya n'indirimbo iteye gute Power ni indirimbo isobanura ku cyitwa Power nyine Power ubushobozi umuntu ufite ubushobozi hari ibintu byinshi ashobora gukora utabufite bitamukundira ko yakora rero ubushobozi ni ikintu buri muntu yifuza ariko noneho magingo ya turimo gusobanura Khalfan abaye afite ubushobozi ikintu ashobora gukora ni ukuvuga ngo ubushobozi buri kuvugwamo ntago ari ubwo nifuza kuba naba mfite n'icyo nabukoresha none turi kuvuga ku bushobozi bwa Khalfan ku muntu utamwibuka neza ni wa muhungu waje mumva ibaze iyo abafite ubushobozi kiragiye yaje mumva icyo yari gukora ni wa mugabo wahoraga babwira ngo uyu mwaka muzamenye byarangiye bamumenye hanyuma Bruce ese ko mbuze icyo nkubaze mbabarira mbaze ikibazo fata ku mavuta ni izina ryawe yego ubundi fata ku mavuta nyine dusobanura icyo kintu ku buryo n'umuntu udafite umwanya wo kunononsora ashobora gusobanukirwa fata ku mavuta nyine romogome icyo kibazo showe no kuba no mu ishuri warahishaga kwa kundi umuntu atera gutyo ugahita ikayibundikiye Bruce waretse icyo kibazo nandi akigusubiza ntidukuraho mikoro
nanjye hari icyo wambwiye tu uransubiza dukuyeho mikoro reka bibe kimwe ni ikihe hari ni ikihe nakubwiye ntugusubize kuba wakibagiye ubwo ngo ni ikibazo reka twikomereze wenda Bruce Bruce reka twikomereze tugana ku musozo muri iyi minsi uri kubona kuri gushyira ingufu mu gukora n'abahanzi Mbera zo uri kumwe na Shiba nta kibazo na Urban Boys n'abandi benshi uracyakora kano kanya uri kumwe na Kalifani ibintu uri kubikora byo gukora n'abantu benshi cyane target ni yihe nta target ubundi yanjye buri gihe ndi gukora ni umwaka nkavuga ngo uyu mwaka nzakoramo ibi bintu n'ibi ibyo bintu rero iyo ngize amahirwe nkabishyira mu bikorwa mba nabaze neza uyu mwaka nakoze collabo nyinshi cyane wibagiwe ikinyarwanda cyanjye n'ikimihanda n'ibindi byinshi zirahari uyu mwaka nari narawuhariye gukora amakolabo kuko umwaka wari wabanjirije uyu nakozemo indirimbo yanjye imwe ariko usanga nyine abahanzi bandi bari kumbwira amakolabo biki ukabona hari umwanya nari nabyimye rero uyu mwanya w'uyu mwaka nari nawuhariye gukorana n'abandi bahanzi kandi nizera ko umutwe umwe wigira inama yo gusara gukorana n'abandi bantu hari ukuntu bisunika ibintu kurusha gukora wenyine no gukora wenyine ni byiza biranafasha no kuhigura umuhigo ukavuga uti ibi byakozwe nanjye njyenyine ariko buriya iyo harimo abandi muhigura imihigo muri babiri kandi nibaza ko bigera ku bantu benshi kurusha iyo ubikoze urumwe turi kumwe na Bruce Melody iwacu igitangaza ni kuri mikoro ya Celebrity Christmas Party ariko Bruce iyo muri kuganira uba wumva afite ijwi rinini pe ariko iyo aririmbye urabati ibi bintu ntago ari byo oya wanje Bruce ndirimba amajwi yose arakano waririmbye urugero twanyweye twasinze irindi umuntu aransajije ariko Bruce arakandi kantu wakubise iyo nkumvise ndavuga atari irambanza ari imashini kari muri iyi ndirimbo yawe nshyashya cyane uvuga ngo ngeyo mbiririmbye gutyo mba mbikoze press ako kandi ashaka ukankubitira numve ongera ukaririmbe neza nkamenye wongeye ndakibuka se baby gari washajije abantu nutinyuka Bruce baby gari wasajije abantu mu ngeri zose n'ukuri yeah you do fine ku buryo watinyutse na Bruce Melody yeah I'm gonna treat you like a queen every day Jay girl you are murder niwe kabisa niwe hanyuma itayiwa ifashe ubwira abantu bazitabira kino gitaramo babwira ibyo ushaka mu masegonda 5 itahi wacu Bruce Melody igitangaza nanjye nzaba mpabaye muri iki gitaramo ntazagire n'umwubura wow twagiye ata ku mavuta